breakfast watwandikiye sorry, iriya breakfast watweretse rwose ni nziza, twarayikunze, atariko kuyitegura bisaba ufite umwanya, kuko akenshi tuyikenera tujya mu kazi, kandi ari amasaha yo iyi mvura noneho ko ejo yaranyagiye, none grip imeze nabi, mwihangane. Ejo yarambwiye ati ni byiza ariko mujye muturebera, ni uzadushakire n'ibindi byadufasha kandi nanone bidatwara umwanya, hanyuma tujye tureba uburyo natwe byadufasha. Ni ukuvuga rero uyu munsi nabazaniye complex iyi ngiyi, mbese iyo ufite amata uteka amata akabira ukashyira muri teremusi, warangiza uko uyikeneye, ukeneye akantu koroheje atari ifunguro riremereye, ugafata ya complex ugashyira nko mu kasorori cyangwa mu gikombe cyangwa ku isahane, ugasukamo amata ashyushye, ubundi ukarya complex. Ikoze mu bigori by'umuhondo, biraryoha, hari n'ababihekenya, ushobora no kuduhekenya, tuba turi sweet. Mwihangane pe, ejo naranyagiye, imvura yanzengereje. Hanyuma rero complex yacu ngiyi, ubwo rero hari abayikoresha mu mazi ashyushye cyangwa mu mata, ngiye ukuntu iba imeze. Hari ushaka kuvuga ati iyo complex imeze gutya, n'iyi ngiyi ni utugori tw'umuhondo rwose, urabona utu tugori ni twiza, ni twiza, turaryoha. Rero badukoresha mu mata ashyushye cyangwa mu mazi ashyushye, ubundi ukifatira ifunguro ryawe mu buryo bworoheje. Ku muntu uri kwihuta cyane, ashobora kuvuga ati nabyutse nkererewe, ntabwo nshaka ibintu byo gutegereza bateka, wagura nk'iyi complex ukayishyira iwawe, ukagura amata, ukajya urarutetse amata ukayashyira muri teremusi cyangwa amazi ashyushye, biterwa, washaka ukajya uhinduranya ukoresha amata ubundi amazi ashyushye, ubundi ugafata ifunguro ryoroheje ritakugwa nabi, ridatuma mu nda wumva wuzuye cyangwa se uremerewe, kandi wumva n'igifu kitakurya. Buriya kuri iri gihe ni byiza, bituma utarwara igifu, kuko igifu iyo ukimenyereje kurya isaha umenyereye kuriraho, iyo utaririyeho ukayirenza, niho hahandi umuntu arya ashonje akazisanga yararwaye igifu, kuko urasonza ukihagararaho kubera akazi bitewe n'impamvu runaka, ukaza kurya ari uko wabanje gusonza, gutyo uhinduranya amasaha. Kurira ku gihe, isaha wamenyereje igifu ko ugomba kuba wariye, niyo nziza. Niba umenyereye kurya saa sita zigomba kugera ukarya, niba ari sangahe ugomba kugera ukarya, niba ari mu gitondo ya saa ya breakfast, ugomba kumva ko ugomba kubahiriza ya saha, ukagira akantu ufata koroheje kugira ngo utarwara igifu. Nguko rero uko ushaka kwirinda kurwara igifu, kurira igihe buri munsi, niba ari mu gitondo, niba ari saa sita, niba ari nimugoroba, kurira igihe nibyo byiza, bituma utarwara igifu. Ukagira akantu koroheje, ukaza gutegereza ifunguro noneho nyaryo ukarya neza, ariko wagize icyo ubasha gushyira mu gifu kugira ngo bikugwe neza. Uyu munsi rero twari turebeye hamwe ukuntu warya utuntu tworoheje kugira ngo we kurira uko ushonje, ntukajya urya kuko washonje, uri wumva ko mu nda nta kintu kirimo, urye hanyuma ufate ifunguro ryoroheje. Uyu munsi ntabwo tubitindaho, ni ibingibi nashakaga kubereka ko ushaka kubifata mu mazi ashyushye cyangwa mu mata ashyushye, hanyuma ukaza kuba urya witonze. Ibi ni ifunguro rigufasha kurya wihuta, utagomba gutegereza igihe kinini. Hanyuma murakoze, reka mpagarikira ahangaha, ngira ngo mwabibonye kandi mwabyumvise. Nzagenda mbereka amaweta box, ni menshi aratandukanye, udakunda ibigori nzamwereka n'ibindi. Murakoze, reka ngarukiriza ahangaha, ni ibintu nashakaga kubereka. Ubwo rero nari mbiberetse kuko hari uwambwiye ati iryo funguro watweretse ry'ibirayi, amagi, ibiki, wumva bisaba guteka, kandi ntabwo wabiraza ngo urye ibyaraye, uba ugomba kurya ibiri fresh. Ubwo rero niyo mpamvu nazanye ibi, kugira ngo mbereke ibyo wakwifashisha mu buryo bwihuse butagoranye. Murakoze, nzagenda mbereka, mfite byinshi nzagenda mbereka. Murakoze.